Eh, banzije kubasuhuza cyane nanone. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Em, nifuje gu- nifuje ko nasangiza abantu iyi taburo. Mu by'ukuri ah, birashoboka cyane yuko umuntu ashobora no guhera ku mafaranga makeya, buhoro 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 buhoro, akagenda ayazamura akazayageza ku rundi rwego. Ibi ngibi kugira ngo bishobore gukunda bikaba bisaba disipurine ihagije ndetse na patience, wa muntu ufite kwihangana muri we, udashaka kuba yabona inyungu nyinshi cyane cyangwa se inyungu nyinshi muri rusange mu gihe gitoya. Akaba afite kwihangana, akazajya agenda akora ibyo bita compounding buhoro 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 buhoro, kandi iyi ngiyi na bagenzi banjye turi kumwe mu kazi ka forex trading ni intego twihaye. Twifuza yuko n'abandi bantu cyane cyane n'abashyashya muri rusange bashobora kwiha intego nk'iyi ngiyi, kandi bikaba byabakundira. Mu by'ukuri umuntu ashobora gutangiza 50, ndavuga 50 y'amanyarwanda cyangwa se 50 y'amadolari, ariko ubwo ni mu manyarwanda kugira ngo abantu bari mu gihugu cyacu bashobore kubyumva vuba. Ugakoresha iyi ni forex trading, n'ubundi mba ndimo kubwiraho abantu, niyo mbavugaho nibwo buzima. Ni ukuvuga ngo winjiye muri trade, winjiye mu isoko ku munsi wa mbere. Izi trade ngenda zigereranya n'iminsi kugira ngo abantu birusheho kuborohera. Umunsi wa mbere reka tuvuge ko twiyemeje dutangiranye no ku wa mbere, iyi 50 tugashaka target yacu mu isoko bikazajya biba 20 pips, pips 20 zonyine. Kandi lot size nayo twifashisha, tukajya tukoresha intoya tugenda tuzamura buhoro buhoro, bitewe n'uko igishoro cyacu nacyo kigenda kigira hejuru buhoro buhoro. Ku bashyashya bifuza kumenya ibyimbitse, niba mvuze lot size, mvuze pips n'ibindi byo bifasha umuntu by'ibanze kugira ngo yinjire muri aka kazi, nimero yanjye hasi ibiriho, ndetse n'iya mugenzi wanjye dukorana Samu. Rwose turabafasha, murabizi abagerageje kutugana, kandi hari urwego abatangiye, hari aho bageze, kuko uyu ni umwuga umuntu ajyamo buhoro buhoro akagenda atera intambwe akazisanga ku rugero rushimishije, nawe abona yuko hari ikintu agenda avanamo mu buryo bugaragara. Mu by'ukuri niba umuntu akoresheje lot size ntoya nk'iyi ya 0.02, hanyuma atagetinga pips 20 gusa mu isoko kuri uwo munsi wa mbere, yazibona agasohoka. Kandi niyo twarebera gusa kuri major payers, ko payers zigera muri 30 zirenga. Ubwo rero turebye no tutagiye muri nyinshi, tukareba no muri nkeya rwose, muri major payers gusa, ndavuga za payers zirimo USD zibamo amadolari, ntabwo 20 pips umuntu yazigura no kuri pay imwe igihe isoko rimeze neza, biro ntabwo bigoranye. Hanyuma ubwo umuntu yabonye amadolari 4 ku munsi wa mbere, profit y'amadolari 4, hanyuma aya madolari 4 wayongera kuri cya gishoro twatangiranye akaba 58. Ayo 58 bikaba rero dutangirana ku wa kabiri. Ku wa kabiri tukinjira dufite target ya pips 20 n'ubundi, ariko lot size twongeraho gato ikaba 0.02. Ubwo mu by'ukuri cumulative bibaye amadolari 10, ubwo yose hamwe akaba 60. Amadolari 60 yacu tukinjiramo ku munsi wa gatatu mu isoko, tugakoresha lot size ya 0.04, dufite target n'ubundi ya za pips. Izi pips zishobora kuboneka byihuse dukoresheje time frame ya y'iminota 15, ariko no ku isaha ko ufite patience ntabwo byamugora. Tugakorera ayo madolari 8, akaba 18 yose hamwe kuva dutangiye, akaba 68 kuri balance yacu. Tukihangana icyo gihe tugasohoka mu isoko, tutitaye kuvuga ngo ririmo riragenda neza, hari menshi aboneka, cyangwa se abandi ku ruhande barimo gukuba kabira yabo, abandi barakuba gatatu, biki n'ibiki. Donc hari nkuru nyinshi ziba zigenda zicicikana
ku mbuga cyane cyane iyo winjiye muri aka kazi, ariko biba bisaba discipline kuko iterambere cyangwa se consistency ni iy'umuntu ku giti cye. Ni umuntu ku giti cye, ni wowe uzi icyo ushaka, kwihangana n'iki, yakavuga uti 68 nta kibazo, reka ntwara ayo ngayo. Uyu munsi wa kane tugasubirayo tugakoresha lot size ya 0.05, dukeneye pips 20 n'ubundi tugashobora gukorera amadolari 10 gusa. Ubwo kuri compounding ubwo tuba tumaze kugeza 28, igishoro cyacu kiba kigiye hejuru kikaba 78. 78 atwemerera gukoresha lot size ya 0.06, tukashaka pips ubwo ni ku munsi wa gatanu mu isoko, kuko n'ubundi trading ikorwa iminsi 5 mu minsi 7 ariko na masaha yo ni 24. Nukuri ni ukuvuga ngo tufite ayo 78 tugakora pips 20 twabona amadolari 12, ayo ngayo twayageza tugasohoka yose hamwe ngo tuba tumaze gukora 40 mu cyumweru cyose. Ubwo kapitali yacu bigeze ku madolari 90. Ayo 90 tukayaheraho ku wa mbere w'ikindi, ubwo tuba dutangiye ikindi cyumweru cya kabiri, tugakoresha lot size ya 0.07 gusa. Kwinjira mu isoko inshuro imwe umuntu akoresheje iyo lot size gusa, atagetinga pips 20, ubwo tuba twarebye kuri high probable trades. Ya trade tuba tuvuga ati iyi ngiyi rwose movement harimo volatility mu isoko ku buryo izi pips zishobora kuboneka, ubwo umuntu akabona amadolari, kunguka amadolari 18 yose hamwe, ubwo umuntu amaze kunguka 58. Of course n'ibihombo ubwo haba hari aho wenda umuntu isoko rishobora gusubira inyuma gato y'umuntu agahomba, ariko umunsi ntabwo aya 18 ariyo target twihaye aba agomba kuboneka. Hanyuma ubwo yose hamwe ababaye 108. Noneho atwemera gukoresha na lot size ya 0.08, tugatargetinga za pips 20, tugakorera amadolari 16 mu isoko. Ikigoranye cyane kurusha ibindi ni ugukorera ayo ngayo wenda isoko ryanagendaga neza cyane ukemera gusohoka, nicyo kintu kigoye benshi. Ariko emotions umuntu ashoboye kuzikontorora 16 yonyine yaboneka ugasohoka, ibyo nibyo bita kumenya kumanaginga amarangamutima. 16 ubwo wabaye 70 yose hamwe y'inyungu, kapitali yacu igeze ku 120, gutyo tugenda twakimira. Murabibona yuko nko ku munsi wacu wa 25 umuntu aba ashobora kuba ageze ku 2,000, kandi ubwo igeze ku 2,172 byibura uba wakoresha lot size ya 2 n'ibice. Iyi lot ni nini mu by'ukuri, iba yagufasha kwinjiza amafaranga yigiye hejuru. Ibi ngibi ni bya bindi twakora kuri ya konti tutifuza kubikuzaho vuba amafaranga, tukiha target tukareba ko tukavuga tuti mu minsi 30, mu minsi 60 tugize kwihangana kandi ibi byashoboka. Ni challenge nziza, nifuriza yuko abantu bashobora kuyitabira, cyane cyane abasanzwe muri aka kazi n'abashyashya bakaba baza tukabereka uburyo twayikoramo buhoro kandi bikagaragara yuko umusaruro ugenda uboneka. Ndabashimiye cyane, mwibuke gukanda like na subscribe kuri channel yacu ya Digital Wealth Rwanda, kandi yari Serge babaganirizaga ku bijyanye n'ubu buryo bwo gukorera amafaranga umuntu ahereye ku gishoro gitoya, ariko muri consistency na patience, kwihangana, bikaba byakunda yuko agenda yazamura akagira aho yageza. Murakoze cyane.